Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana Data no gufashwa n'Umwuka Wera nibibane nawe. Ngushimiye uno mwanya umpaye, nanjye ntatinze ndashaka kuganira nawe. Icyo nkubwira muri kano kanya ni uko ukwiye kwishimira umurage w'abana bawe, cyangwa se ukwiye kwishimira amahirwe y'abana bawe. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yesaya, igice cya 54 n'umurongo wa 13. Bibiliya iravuze ngo, abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka, kandi bazagira amahoro menshi. Ibintu biduhangayikisha harimo amashuri y'abana, kandi ibintu biduhangayikisha harimo ibibazo byo kubura amahoro kw'abana bitewe no kurwara cyangwa se n'ibindi. Ariko iri jambo ni ijambo ry'ihumure kuri wowe nanjye. Ni ijambo rihamya ko abana bacu bafite amahirwe tubifuriza, amahirwe yo kwiga, amahirwe yo kugira amahoro. Muri iyi minsi urubyiruko rubura amahoro, rugashakira mu biyobyabwenge, rukishora mu biyobyabwenge. Ariko ku bana bawe siko bizaba. Abana bawe bazagira amahoro, bazagira amahoro avuye ku musaraba, bazagira amahoro avuye ku Mana. Ntabwo bazashakira amahoro mu kintu icyo ari cyo cyose. Icyo ngicyo wari ukwiye kucyishimira, icyo ngicyo wari ukwiye kukinezererwa, icyo wari ukwiye kumva ko ni amahirwe akomeye, kandi ukwiye guhora ushimira Imana ukanayatura ku bana bawe. Kandi uyu murongo uratubwiye ngo abana bawe bazigishwa n'Uwiteka. Aya ni amagambo ashobora guhama, ashobora kubayo niba ubyizeye gutyo, kandi nta n'impamvu y'uko utabyizera, kuko ni ibyavuzwe, ni ibyanditswe byera. Kandi nubwo waba ukiri muto, mu buto bw'umuntu atangira gutekereza ko azabyara, agatangira no kubara abana azabyara, ndetse no kumva yifuza ko baziga. Birashoboka ko utize neza kubera ko iri sezerano ababyeyi bawe ntibari barizi, ariko aho turimenyeye reka turishimire Imana, reka turyizere, kandi twemere nta gushidikanya rwose yuko abana bacu bazigishwa n'Uwiteka. Niba urimo unyumvira umwana mutoya, nawe birakureba, kuko umwana niwe ubamo umukuru akabyara undi. Nukuri ubyizera bizakubera iby'umugisha. Reka nguhe ubuhamya gato ubundi nkureke. Ndazi umubyeyi umwe yari afite umwana, kandi mu by'ukuri ntacyo atamukoreraga mu bushobozi yari afite, ariko n'umwana ntacyo atakoraga mu buryo bwo gushaka ko yagira amanota meza. Hanyuma rero yasuye umwana ku ishuri, abaprofeseri bamubwira ko umwana we rwose afite ikibazo, ngo ibyo bamubwiye bica mu gutwi bigasohokera mu kundi. Hanyuma yumvaga nta kindi yakora mu bushobozi bwe, ariko yibuka ko iri jambo rihari, yibuka ko mu bushobozi bw'Imana hashobora kubaho guhindura ibintu no gukora ibintu mu buryo butangaje. Yatangira gusenga yaturira ijambo, atangira gusenga avuga iri jambo, yibutsa Imana iri jambo. Arangije ahabwa umugisha wo kubona umwana we ava mu rwego rw'amanota mabi azamuka akajya ku rwego rw'amanota meza. Kandi uyu munsi umwana arimo ararangiza kaminuza n'amanota meza cyane, no kumva ibyo yiga. Rero nagira ngo wizere ko amahirwe aboneka mu byanditswe byera, cyane cyane avuga ku bana, n'abana bawe abareba. Shimire amahirwe y'abana bawe, harimo kwigishwa n'Uwiteka no kugira amahoro. Ubyature gutyo, kandi mbyatuye kuri wowe no ku bana bawe, mu izina rya Yesu,
amen.